nk'abisiraheli nubwo basuzugurwaga bari bafite amakuru y'Imana yizewe. Reka dufite Imana yizewe, Imana dusenga irizewe, itandukanye na zimwe abantu barimo basengera muri gobyori. Iyi Mana tuvuga irizewe itandukanye na zimwe abantu bajya gushakira mu miti, na zimwe abantu bajya gushakira mu ijoro, na zimwe abantu bajya gushakira ku mubapfumu, itandukanye na zimwe abantu bajya gushakira iwabo za Nyabingi. Iyi Mana twe tuvuga irizewe kuko ndigira garanti nk'izo ngizo, kuko hari Imana zitizewe hirya ngaha abantu bimitse n'umuntu bigufashamo yapfuye urarindagira. Ndabashuhuje cyane bakunzi b'ijambo ry'Imana, nari mbakumbuye. Uyu munsi nifuje kuganira namwe, ariko aho uherereye hose nkwifurije kugira ibihe byiza. Kugira ibihe byiza birahenda, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro. Nkwifurije kugira ibihe byiza, kugira ibihe byiza no mu gihe nta kintu ufite. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose mu mpande enye z'isi. Nkwifurije kugira ibihe byiza ku manywa n'ijoro. Imana iguhe kugira ibihe byiza. Ni ukuvuga ko umuntu afite ibihe byiza aba afite amahoro yo mu mutima. Ibihe byiza birimo ubutunzi, ibihe byiza birimo ubutabazi. Mbashimiye cyane uburyo mukomeje kunkurikirana kandi mukabinyereka, abandi mukama courage, mukambwira muti turagukunda. Buryo umbwiye ko nkunda rwose numva utambeshye. Numva utambeshye, umbwiye ko nkunda bumpaye imbaraga zikomeye. Iyo umbwiye ko nkunda ubunsengera, kuko ndabizi ko hari abansengera kandi koko biragoye kwicara hano ukabona amagambo bwira umuntu. Ni ibintu bigoye, ni ibintu bisaba imbaraga z'Imana, gusenga cyane, gutekereza cyane, kwegera Imana cyane ikama amagambo mbazanira. Mbashimiye cyane rero uburyo mu nyakira n'uburyo mu byakira, nababandi mujya mumbwira muti hindura iki ngiki ukireho iki, turabona icyo ukiretse ugakora gutya byagenda neza kurushaho. Namwe ndabashimiye ku nkunga z'ibitekerezo byanyu. Nababandi mujya mumbwira ngo uragenda nawe ugatinda, uratinda. Muri benshi mu mazi iminsi mumbwira gutyo ngo uragenda ngo ugatinda ngo tukamara igihe tutakubona. Mukomeze munsengere. Gutinda biterwa no kutagira ibikoresho bikangora, ariko hamwe byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hamwe n'Imana bizagenda neza buri munsi. Mubone bya bihe nababwiye, nagiye mbateguza ibintu byinshi bizabera kuri ino channel. Channel nababwiye ko ari nk'urusengero, nk'iteraniro umuntu udaheruka ibihe byiza. Bizatinda bigende neza. Imbere ahangaha hateganyijwe byinshi, zanibature, amasengesho, ibiterane. Mukomeze mu nsengero witeka ampereze ku bikoresho. Ndazi ko ibyo bintu byose muzabibona. Imana ibamugisha mwinshi cyane. Werera unkurikirana, uri mu kazi, ugenda mu modoka, uri mu rugo iwawe, aho uri hose, kwakiye umugisha uva ku Mana. Kandi nkukwakiye ndi umuhanuzikazi uhesha. Genda umuhanuzikazi uhesha. Njya mbivuga bamwe bakambwira ngo no kwishyira hejuru cyangwa ngo no kwivuga neza, ariko burya abakozi b'Imana tuba mu byiciro bitandukanye. Hari uhura n'umuhanuzi. Elisa yakoranaga n'abahanuzi nabo bemerwa, ariko bakagira aho bagarukira bakavuga ati twatishoka tugira iryo yerekwa tujya gutema ibiti ngo twubake, kuko aho turi hatubereye hato, ariko ishoka yaguye twabuze imbaraga zikuramo, twabuze gutinyuka ngo tujye kuyiroba, ntituzi naho igeze igenda. Ariko Elisa ageze nk'umuhesha, aravuga ati munyereke icyerekezo. Anagama igiti, ishoka iraremba. Hari umuhanuzi uba ari umuhesha. Yere Imana mpamagaye nk'umuhesha, kugusengera nkaguhesha umugisha. Kugera iwawe kuhicara gutya gusa niyo ntavuga umugisha uraza. Umuhanuzi nyamuhanuzi aba ari umuhesha. Kugera ku maternity bise byabuze bikibwiriza bikaza. Kugera mu isoko abakiriya babuze bakaza. Umuhanuzi w'umuhesha nukwamera. Kugera mu rugo urubyaro rwarabuze rukaza. Umuhanuzi w'umuhesha. Mbahesheje rero guhirwa no kwakira iby'Imana yababwiye ndetse n'ibyitababwiye. Icyo nacyo reka ngishireho. Ntabwo abantu twakira iby'Imana yatubwiye.
twakira n'ibyo itatubwiye, kuko nayo igira surprise. Mu ijambo rivuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira, naga surprise igira ngo nzibyo nibwira nzabagirira. Hari ibintu ikugirira itakubwiye. Iguhe rero ibyo yakubwiye, iguhe n'ibyo itakubwiye. Mani baho umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana arimo ubuhanuzi, n'ubundi ndumva nuzuye umwuka wo guhanurira amahanga, nuzuye umwuka wo guhanurira isi. Ntugende udashoje iri jambo ry'Imana, kandi ubutumwa wumva kuri ino channel ugerageza kubusangiza abandi. Hariya uba waguye channel yanjye, uba waguye imitima y'abantu byoherereje, ubuzabibonera igihe biziye. Ibyo nabyo ntukabyibagirwe. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Ntuze kugenda udasoje, ntuze kugenda udasenganye nanjye, kuko ndumva ndi busoze senga isengesho rihesha abantu ibyabo. Tugiye kwinjira mu masaha yo kubohora ibyawe aho biri. Tugiye kwinjira mu masaha yo guhamagaza ibyawe aho biri bize. Tugiye gukorera muri ya ndirimbo muri byarimbye ngo izategeka isi yose. Ikintu cyaho kiri ikize. Mu kanya tugiye kwinjira mu ijambo ribohora riguhesha ibyawe. Reko tubanze dusenga Imana. Aho uri hose ufatanye nanjye gusenga, nibitagukundira usengane nanjye mu buryo bw'umutima. Mwami nyiribihe, ndagushimiye. Niwe wenyine uhinduranye ibihe. Ubika imvura ntitumenya aho wayibitse, mu kanya ukazana izuba tutazi ahantu wari waribitse. Ufata ubukire ukabubika ukabuzana, ubukene ukongera ukabubika. Haleluya. Uri nyiribihe, uhinduranye ibihe. Wari umuswa akaba umunyabwenge, wari ukennye agakira, wari urwaye agakira, wari ushonje akarya, wari ingumba akabyara, wari waragumiwe agashaka, kuko uri nyiribihe. Ibihe byose biri muri wowe. Uze kunkundira muri iri jambo tugiye kuvuga, jyewe umujakazi wawe. Uze guhindura ibihe mu bantu bagiye gukurikira ijambo. Wari uri mu bihe by'amarira, yakira ibihe by'ibitwenge. Wari uri mu bihe by'agahinda, yakira ibyishimo aririmbe, kubera kuri nyiribihe. Ndagushimiye kubana natwe mu mwanya wose tugiye kumara aha hantu. Tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Yesu abahereza umugisha cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Igice ni cya 58. Turasoma umurongo wa 11. Yesaya igice cya 58 umurongo wa 11 haravuze ngo Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe, uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana imfashe ibi bintu byakire hatavuyemo na kimwe, ko ndumva ndi mu mwuka wo guhesha. Ndumva ndi mu mwuka wo kubohora abantu mu bintu bibaboshye, nkabahesha umugisha. Icyama amagambo yose atavuyemo n'iri rimwe akajya iwawe. Imana ishimwe. Reka nsubiremo aya magambo. Aravuze ngo Uwiteka azajya kuyobora. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa. Cya gatatu, azakomeza amagufwa yawe. Icya kane, uzamera nk'urutoki rwuhirwa. Cya gatanu, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Ibi bintu byose ubyakiriye aho uri, ntiwambabarira ukavuga ngo amen. Bivuze ngo ibi bintu uvuze bibe bityo. Mana ishimwe. Tugiye kuganira amagambo, tugiye guhanura muri aya magambo Yesaya umukozi w'Imana yavuze. Yesaya umuntu w'Imana. Yesaya umwana w'Imana wahanuye
agahanura Kristo ataraza, agakorera mu bihe bigoye, akaba umuhanuzi wahanuye mu bihe bigoye. Yesaya uyu wapfuye yishwe akerewe, yishishe mu giti. Urupfu rwa Yesaya uyu yihishe mu giti mu gihe cy'akarengane, baba baramubonye ko ari cyo yihishemo, yakishemo ahagaze, baraza baragikerera, arangije igiti kiragwa, igihimba cyo hejuru kigwana n'igiti, icyo hasi gisigara mu giti gihagaze. Nguru urupfu rwa Yesaya, umuhanuzi wahanuye Kristo, umuhanuzi wavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, agapfa. Yesaya akamanuka n'ihumure, akabwira abantu Satani yari yarafungiranye ikuzimu, ahora babaza ngo umwami muhora muvuga ngo azaza rya. Abo bantu Satani yari yarafungiye ikuzimu ngo bari bafite ibyiringiro mu mutima yuko hari umwami uzaza. Yesaya ahageze arababwira ati nimuhumure, nsize muhanuye, azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye, azitwa data wa twese. Nsize muhanuye ni umwami. Yesaya apfata abonye umukiza, ariko apfata muhanuye. Arangije hano ubuhanuzi bwinshi cyane, ariko ageze aha ngaha hanura ubuhanuzi uyu munsi ukeneye. Ahanura mu izina ry'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ahanura mu izina ry'Uwiteka wamutumye, apana b'iki gihe bahanura itabatumye, apana b'iki gihe bavuga ngo iraje itaje, apana b'iki gihe bavuga ngo irabatabaye ntajwi bumvise, apana b'iki gihe bari guhanurira ingo gusa z'abakire, apana bahanuzi b'iki gihe bari guhanura mu izina ryabo, apana bahanuzi b'iki gihe bari guhanura mu izina ry'ibitekerezo byabo. Yesaya yahanuraga mu izina ry'Uwiteka. Amina. Aravuga ngo Uwiteka azajya kuyobora. Umva ubuhanuzi bukomeye muri iki gitondo ubwiwe. Uwiteka aravuze ngo azajya akuyobora. Umunsi umwe Aburahamu yaratuye muri Uri y'Abakarudaya, ahantu Imana itakunze, ipanga gahunda yo kumuyobora. Imana iramubwira iti Aburahamu we, ati karame, ndi Uwiteka Imana yawe, ati ndiyo. None havuganye nawe amagambo akomeye, va muri iki gihugu, va muri Uri y'Abakarudaya. Turi ku ijambo rivuga ngo Uwiteka azajya kuyobora. Ujye mu gihugu nzakwereka. Jya Uwiteka n'ijya ubivuze. Ndashaka ko mu buhanuzi bugeze kuri butanu ngiye kuguhanurira harimo kuyoborwa n'Imana. Imana ishimwe. Ugende mu gihugu nzakwereka. Icyambere igihugu nkoherejemo uzaba umugisha. Icya kabiri, uzakwakira umugisha nzawumuha, uzakwifuriza umugisha nzawumuha. Muri make uzakurwanya nzamurwanya. Aburahamu arimuka aragenda ajya mu gihugu Uwiteka amweretse. Ndashaka kukubwira aha hantu Uwiteka agiye kukuyobora, aha hantu Uwiteka agiye kukujyana, umenya ngo ujyanywe n'Uwiteka kuko arakuyoboye. Nkunza kuvuga amagambo akomeye, nkunza kukubwira amagambo akomeye kuruta ya, nubwo nta jambo rikomera, ariko uyu munsi ndumva nuze umwuka wo kuguhanurira ko Uwiteka agiye kukuyobora, agiye kukwerekeza aho ibyawe biri, agiye kukwerekeza aho izina ryawe riri. Uzi ko hari igihe ubaho ufite izina wiswe n'ababyeyi, umubyeyi akakwita Nyirasafari, ugahora uri Nyirasafari nyine,
ariko Uwiteka yaza kukuyobora, yaza guhindura amateka, yaza kukwerekeza aho ashaka, izina karihindura, ukaba nyirasafari mu bundi buryo, ukajya ujya isafari, ukajya ujya mu Bushinwa, ukajya ujya mu ivugabutumwa hanze, ukajya ujya kuzana ubutabazi. Uwiteka karihindura kuko yinjiye mu gihe cyo kukuyobora. Ijambo ravuze ngo Uwiteka azajya akuyobora. Imana ishimwe, akira kuyoborwa n'Imana muri no minsi. Yafashe abisiraheli ibacomora mu maboko ya Farawo, byari bikomeye. Twe tubivuga nk'ababisoma, ariko twajya mu mwuka tukamera nk'abagezeyo, aho abantu b'abagabo basuzugurwa n'umugabo mugenzi wabo Farawo. Aho abantu biyubashye, umugabo wiyubashye asuzugurwa na Farawo, akamusuzugura avuye imbere y'ikigirwamana cye, akamusuzugura avuye kwaka amakuru ikigirwamana. Ariko abisiraheli nubwo basuzugurwaga, bari bafite amakuru y'Imana yizewe. Reka dufite Imana yizewe, Imana dusenga irizewe, itandukanye na zimwe abantu barimo basengera muri gobyori. Iyi Mana tuvuga irizewe itandukanye na zimwe abantu bajya gushakira mu miti, na zimwe abantu bajya gushakira mu ijoro, na zimwe abantu bajya gushakira ku mubapfumu, itandukanye na zimwe abantu bajya gushakira iwabo za Nyabingi. Iyi Mana twe tuvuga irizewe kuko ntigira garanti nk'izo ngizo, kuko hari Imana zitizewe hirya ahangaha abantu bimitse, n'umuntu bigufashamo iyo apfuye urarindagira. Ariko iyi Mana ndimo mvuga irizewe, ni Imana idacuye. Amina, ni Imana yizewe ku manywa na nijoro. Yatugize uko ukumeze nabigizwe nayo. Abo bana wabyaye wabahawe nayo, ndi kuvuga Imana yizewe, itanurwa imvura iguwe, itimukanwa nk'izo bimura bagashyira ahantu bakabuza abana kuhagera. Ayo mashuri wize n'ubwo bwenge Imana yaguhaye, ni iyindi kuvuga niyo yabitanze. Iyi ngiyi yampaye kubyara, narasezeranijwe n'umurozi ntavugiye izina, yarambwiye ko nzapfa ntabyaye. Iyi Mana yizewe kabampa, iyi Mana yizewe yanyubakiye urugo nta mansenge umbwiye ngo bigenda gutya. Iyizewe ikambwira uko zubakwa, nkaba ndumazemo imyaka 14 nta rushi ndarya. Iyi yizewe yancomoyemo imbaraga z'ubwagakazi n'ubunyiginya bwa mama. Iyi yizewe yanshizemo, yandasazemo ibihimbano by'umwuka. Haleluya, haleluya. Iyi yizewe yampaye amahoro ntakura ku madolari. Iyi yizewe yampaye amagambo aryoshye y'ubugingo. Iyi yizewe niyivuganye nawe muri iki gitondo ngo izakuyobora, ikwereke aho ujya. Haleluya. Yo haba cyane mu iteraniro mba nirutse pe. Izakuyobora mu gihe wabuze hepfo ukabura haruguru. Iyi yizewe iravuze ngo mwana wanjye nzakuyobora. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, hirya kukuyobora, iyo kuyoboye ubundi gira ikugeza. Imana ikuyoboye ntabwo igusiga mu nzira, ntabwo igusiga mu nzira nka data wapfuye atampaye n'inka, atampaye n'umunani. Data apfuye nta nsize, data Kalisa apfuye nta nsize, nta kantu nsigiye, habe. Ariko iyi Mana nizeye igenda impa amaze kugira 8 na Rubera ampaye 8 ku Gisenyi, igenda impa amaze kugabirwa inka, igenda impa amaze kugira abantu bangana gutya, batega amatwi bakanyumva bakambwira ngo komera. Ikama nyine n'abamponda, aba nabo ari byo Uwiteka bashyiramo bakajya baguhonda kugira ngo udahuga bakagukebura. Aba nabo kuraje igenda ibama mu rugendo sinzananirwa. Niko murimbye yaririmbye, impamvu yaririmbye gutya ngo mu rugendo sinzananirwa suko harimo umuceri. Niyo mpamvu Yohana avuze ati mbene data dusangiye amakuba, mu rugendo habamo amakuba dukomeza, habamo inzara zidukomeza, habamo bene data gito badukomeza. Mu rugendo ntabwo habamo amamodoka n'amazu, habamo n'aba bantu b'abafarisayo n'abasadukaya babamo, batuma tudahuga, batuma tutizera ikirere, batuma turya dusenze, batuma tugira amakenga. Mu rugendo tuzakomezwa n'aba bantu. Ndagira ngo ngwira ko niyo urekuye amagambo nk'ayo ngaya aryana, aho yakurekuriye aho ariho hose, haba muri comment, haba mu kubimbwira gutya vis-a-vis, haba muri message, haba kuri telefone. Ndagira ngo ngubwira ko aya magambo yawe adapfa ubusa. Ntabwo apfa ubusa, arankomeza agatuma mu rugendo nyoboka neza. Sasa ariko Uwiteka aravuze ngo azakuyobora
akwereke inzira unyuramo. Cya kabiri, azahaza ubugingo bwawe. Niko avuze, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa. Ibihe by'amapfa twagiye tubibona, twagiye amapfa muri ibi bihe bikomeye by'ino ndwara y'iki cyorezo cyagwiriye isi. Iki cyorezo nacyo Uwiteka ari kubarira ku ntoki ngo kiranduke. Abantu bahuye n'ibihe by'amapfa ntibaboneka mu nsengero ngo basenge. Hari abantu bakomera ari uko basenze. Abantu bahuye n'ibihe by'amapfa ntibongera kumva indirimbo ngo baririmbe. Abantu bahuye n'ibihe by'amapfa ntibongera kujya gusengera muri ya misozi. Abantu bahuye n'ibihe by'amapfa ntibongera guterana bakunda umuziki nkanjye ngo bawukate. Ariko Uwiteka aravuze ngo no mu bihe by'amapfa nzabana nawe. Turashimira Imana ishobora byose ko abanye natwe mu bihe by'amapfa ntitwagwa. Mu bihe by'amapfa yatugaburiye tudakora. Mu bihe by'amapfa Imana aleluya yabanye natwe. Aho uri ihagarareho uvuge ngo amina. Mu bihe by'amapfa Uwiteka yabanye natwe tutumvaga umuntu uvuga ngo mbafashe iki. Ariko mu bihe by'amapfa yahagurukije abantu tutakekaga. Niko Uwiteka avuze muri iki gihe ngo azabana nawe. Muri uku kwezi niko Uwiteka avuze ngo azabana nawe. Ijambo riravuze ngo uzamera nk'urutoki rwuhirwa. Kubuhanuzi mumanutse bukubwira ntuzuma mu gihe cy'izuba, uzamera nk'urutoki rwuhirwa. Ijambo rya kane riravuze ngo uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Mana ishimwe. Washoye duke mu bucuruzi ariko akiri ubuhanuzi buvuga ngo uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Wagiye mu rugo rudafite ikintu rurimo, winjira mu bukode nta gishoro ufite, ariko ubuhanuzi buravuze ngo uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Mana itugirire neza. Nababwiye ngo ntituri butinde, nifuje kuguhanurira muri ubu buhanuzi buvuga ko uzamera nk'urutoki rwuhirwa. Mbikwatuyeho mu izina rya Yesu Kristo nk'umuhanuzi uguhesha. Nguhesheje kuba nk'urutoki rwuhirwa. Nguhesheje kuba nk'isoko y'amazi idakama. Nguhesheje kugira ubugingo no mu gihe cy'amapfa ubuzima bwawe ntibukume. Mana iguhe umugisha mwinshi cyane. Ahantu uherereye nimba byashoboka ko haguruka dusenge. Aho bigukundira ko wapfukama dusenge. Aho bigukundira ko wagenda dusenge. Nimba uri kunkurikirana wicaye mu modoka nta kibazo, iyo sengesho rirakora. Aho unkurikirana hose wicaye nimba uri muri biro, humura isengesho rirakora. Ngiye gusenga nohereza ibi bintu bigeze kuri 5 aho uherereye hose bigushakisha umugisha wawe ntuyoba. Imana izirukana Satani itegeka isi maze ubutabazi bukugeraho bwihuse. Mwami Yesu niwe wenyine twishingikirijeho mu gihe imiryango byari byanze biremera. Amina. Ni wowe watubwiye ngo bana banjye muhumure. Niwe twumvanye ijambo rihumuriza kandi rikagumaho. Abandi baduhumurije saa 6 saa 7 rirabura. Ni wowe soko idakama. Habwa icyubahiro. Umpagurukije kubwira isi. Umpagurukije muri iki gihe ntazicara. Umpagurukije ubuticara. Umpagurukije nk'inkuba n'umurabyo. Umpagurukije nk'umuriro. Umpagurukije nk'umuheshi. Mesheje uyu muntu ibise n'ibyubuzukira n'akagungu byariye ndabigarusha. N'ibyamizwe biri mu nda y'isi mbirukije isi. Mpesheje aba bantu uyu mugisha w'aya masaha muri uku kwezi, muri uyu mwaka, muri ibi bihe kwimvura irimo yisuka yitumba. Ariko ubutabazi abari ku butabazi bwisuka kuri aba bantu igihe kibaye kirekire bategereje gutabarwa ku Visiyone nibakubone. Urakoze Mana. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko guhindura ibintu byanze guhinduka. Ngushimiye ko witamurura kandi ugakora ibirenze ibyo nsabye. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amina. Amina. Imana ibahereza umugisha. Ukeneye inkunga y'amasengesho by'umwihariko, ukeneye impuguro, ukeneye gusengerwa by'umwihariko, nimero yanjye urayisanga waho ngaho.
kuntera inkunga, kunshyigikira mu buryo butandukanye. N'umugisha kuri wowe, Imana iguhe umugisha. Shalom shalom.